wanshituye cyane ku rwego rwo hejuru ndavuga ni uyu mukobwa bitewe n'uburyo nakundaga kumva natekerezaga kumva nakubaka umuryango nkumva nanjye nagira umugore nkumva nagira abana nkumva nazagira ejo hazaza uwo mukobwa yamaze ku mutima biri ku rwego rwo hejuru ku buryo navuze nti ngiye gukora ibishoboka byose uburyo umukobwa nzamugira umugore. Bose abura uruhushya rwamaze igihe kingana iki? Uruhushya narumazemo icyumweru nyine nkuko nabikubwiye ariko mfite ntuza story high cyane kuko niho nahuriye n'umukobwa tuba inshuti mu buryo navuga ko butangaje cyane kugeza uyu munsi akaba ari umugore wanjye. Ni ukuvuga ngo ntangiriye gukundana n'umugore wanjye gukundana n'uwo mukobwa niho navuga ko natangiye gufungukira cyane. Mbasubiza kandi bifuza amahoro y'Imana ishya n'iryo mu buzima amahoro y'Imana abantu namwe abari mu majyepfo amajyaruguru Burasirazuba n'Iburengerazuba bwaryo. Ndamwe n'umuntu wamwita Jean Papa Sara cyane se ari Papa Sara Gideon. Yes. Urumwe mu bantu bakoze imirimo igiye itandukanye Gideon mu kunse bwa mbere. Wakoze muri restaurant ukora no muri salon de coiffure. Nakoze muri restaurant ariko uyu munsi nkaba nkora muri salon de coiffure. Mbikora nk'umwuga niko kazi kankunze kuva mu myaka nka 16 ishize. 16 yes megasani abantu bamfatire ku masaha ni Mr. Jean Gogondi kuri INC Rwanda TV. Imyaka 16 urimo mu bantu bakoze akazi kagiye gatandukanye wakoze muri restaurant yakoze mu gihe kinini. Ntangira gukora muri restaurant ndabyibuka yari mu mwaka wa 2026. Icyo gihe nari mvuye mu ishuri bitewe 2026 cyane 16 oya ukora muri restaurant. Yes. Ndaga na 23 ntabwo twakagiye 26 nibwo natangiye cyane mu 96 no cyabi na gatandatu bibiri plutôt 2006. Yes. Mind nestangira cyari kwibuka mo no kuvuga ngo icyo gihe 2006 ntangira gukora muri restaurant nari mvuye mu ishuri nari ndagije icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye plutôt troncome. Naratsinze mu rugo babura ubushobozi bwo kuba banyishyura amashuri kugira ngo nkomeze. Biba ngombwa ko mva mu ishuri nyine ngakiga ubuzima. Nibwo natangiye gushaka imirimo itandukanye nakora bityo njya gukora muri restaurant. Nagiye gusaba ahantu akazi muri restaurant sinari nzi guteka sinari nzi kugira gute natangiye nkora akazi gaciriritse ibyo kurya bahereza ibyo kurya kugeza ubwo noneho nize gukora amacapati amandazi amasambusa nabyo wamura sambusa nkayirya cyane bakuma gutangira urugendo rw'ubuzima bwa Gideon numwe mu bantu muri buze kumushoboza ubuzima bwe dutangiye ubuzima bwe aradutangiye noneho utangiye gukora capati na sambusa. Yego. Icyo gihe no kuvuga ngo ntangira gukora capati n'amasambusa icyo gihe restaurant nakoragamo byabaye ngombwa ko nivamo kuko urumva nari maze kuzamuka mu rundi rwego. Wari mu kigo cy'imyaka ingana? Icyo gihe nari mfite imyaka 18. Yego. Mfite imyaka 18. Noneho iyo restaurant nakoragamo nyine nayivuyemo njya gukora mu yindi bari bampaye akazi nyine noneho ko gukora capati n'amandazi gusa ubwo ibyo serveri bivuyemo. Narabikoze rero mu minsi mikeya
amezi agera nko muri 6 nibwo naje kugira twaje kugira ikibazo mu kazi baza kutwiba ahantu twakoreraga njye n'abandi batipe twakoranaga bari baraturutse mu ntara y'Amajyepfo kuko nyine njye nakoreraga hano mu mujyi wa Musanze muri restaurant yitwaga Bisina niyo nakoragamo nkora amandazi na capati noneho nyine baza kutwiba ari nijoro turyamye muri sale n'abo batipe nyine bavuye mu Majyepfo noneho batwibye bukeye mu gitondo tugiye gukora amasuku dusanga bishe serire batwara televiziyo batwara amafaranga yari mu kabati noneho tugira ubwoba turavuga tuti byanze bikunze ibintu bishobora kuza kudukoraho maho ushaka twataka akavuga ati nimwe mwabyibishije cyangwa se nimwe mwabyibye biba ngombwa ko nyine dusa n'abatorotse reka ariko mbyita dutoroka ariko atari ukuvuga ngo nuko hari uruhare twabigizemo ahubwo ari uburyo bwo kugira ngo hagire ikibazo kiza kuvuka bakaba badufunga nta n'uburyo dufite bwo gusobanura n'ubwo buryo nagiye mu Majyepfo njyana n'abo bahungu banjyana iwabo ngeze mu Majyepfo nanone ndongera nshaka akazi ko muri restaurant mu karere ka Nyanza yego ndongera nshaka akazi ko muri restaurant nagakozemo amezi 2 iyo restaurant y'i Nyanza nayikozemo amezi 2 mbo noneho muri ayo mezi 2 nahamaze bosi aza kumpa uruhushya rwo kujya gusura mu rugo nagiye gusura mu rugo marayo icyumweru ndongera ndagaruka mu kazi deni mpamara andi mezi agera mu 8 ariko muri ayo mezi 8 navuga ko ari nkabwo akaba ari umugore wanjye no kuvuga ngo ntangiriye gukundana n'umugore wanjye gukundana n'uwo mukobwa niho navuga ko natangiye gufungukira cyane noneho ewana ntangira nyine kugira icyerekezo kuko nari mbonye umukobwa numvaga wanshituye cyane ku rwego rwo hejuru ndavuga ni uyu mukobwa bitewe n'uburyo nakundaga kumva natekerezaga kumva nakubaka umuryango nkumva nanjye nagira umugore nkumva nagira abana nkumva nazagira ejo hazaza uwo mukobwa yamaze ku mutima biri ku rwego rwo hejuru ku buryo navuze nti ngiye gukora ibishoboka byose ku buryo umukobwa nzamugira umugore bose abura uruhushya rwamara igihe kingana iki uruhushya narumazemo icyumweru nyine nk'uko nabikubwiye ariko mfite ntuza story high cyane kuko niho nahuriye n'umukobwa tuba inshuti mu buryo navuga ko butangaje cyane kugeza uyu munsi akaba ari umugore wanjye no kuvuga ngo ntangiriye gukundana n'umugore wanjye gukundana n'uwo mukobwa niho navuga ko natangiye gufungukira cyane yogoshesha neza ariko niyo umuntu nyogosha niyo umuntu wogosha abantu akabaha umwanya akabitaho akabakeya love it so much Musange akorera Zekanani nkorera hano mu mujyi wa Musanze hano hafi ya kino gitrezo cyo mu mujyi abantu barahazi cyane isaro yitwa tuvuga nimero ni 0 kugira ngo uzavuge isaro bazanyishira ubwo bose agushaka 0785974 uri mu murongo uhoraho 0785974 iyo nimero muyifate mu mutwe muze abogoshye mwamufite ubukwe mwafite ibiro bitandukanye abashimye mwakara nakana kumikara bikagenda fresheri zose ndazikora ushobora kuza ufite umusatsi urimo imvi agushyiramo black umusatsi wawe ugasa neza ushobora kuza umusatsi wawe ari injwiri
nkagushyiramo agaproduit ko koroshya kandi ukaguma ari naturel, nkagushyiramo n'aka black nanone ukagenda usa neza. Ushobora kuza uri umukobwa ufite umusatsi mwinshi wakunaniye, tukaba twawukaraga tugashyiramo amatentire y'ubwoko butandukanye, ama black se, ndetse tuba dufite za baby hair ku buryo usohoka muri salon uri smart uri ku rwego rwo hejuru. Ako ni akazi nkora nkunda cyane. Maze imyaka ingahe? Kuva ntangiye kogosha maze imyaka 16. Natangiye kubikora 2009. Turamamaje mu mugari. Turi kumwe na Sanchez Pastor Ntibambe Fatima, turi kumwe na Teacher Shop ayambika abakobwa, turi kumwe na Bosco Design ayambika abasore, turi kumwe na Lipe Restaurant igaburira buri umwe wese uruhinja ruvuka kugeza upfuye utakishoboye kurya. Turi kumwe na Ndinde ni umushasha kwa funguro w'iyobokamana. Mugana mukore subscribe, like, share na comment. Mimi Saja Ngugu ndabakunda cyane. Imana bane nanga. Bless you. I love you.